Mu Rwanda kuva Kiliziya Gatolika yahagera ikanahashinga imizi mu kinyejana cya 19 kirangira, dore ko bivugwa ko Kiliziya Gatolika yageze mu Rwanda ikanahatangira imirimo yayo mu 1900. Abanyarwanda batangiye kwigishwa iyobokamana rishya rya Gatolika bijyana no kumenya liturujia irimo amasomo asomwa buri munsi mu gihe cy'umwaka, mu myaka itandukanye ya liturujia n'abatagatifu Kiliziya yizihiza buri munsi. Nubwo ibyo byatangiye kera cyane, abatagatifu bizihizwaga mu bitambo bya misa mu Rwanda harimo na mutagatifu Valente w'i Roma wizihizwa ku ya 14 Gashyantare buri mwaka. Uyu munsi ntiwari wagafashwe nk'umunsi w'abakundana ngo wizihizwe mu Rwanda nk'uko wizihizwaga mu bindi bihugu ku isi cyangwa nk'uko wizihizwa kuri ubu ngubu. Bivugwa ko ngo byatangiye kwizihizwa nk'umunsi wizihizwa muri rusange mu Rwanda w'abakundanye kuva mu 1998, aribwo uyu munsi witaweho cyane mu mibanire y'abatuye u Rwanda nk'umunsi w'abakundana. I Kigali n'ahandi mu gihugu 14 z'ukwezi kwa kabiri watangiye kuba umunsi buri musore utereta agerageza kwereka umukobwa ko ashobora kumukundwakaza, kuba romantike, n'abakobwa cyangwa se abagore bakabona umwanya wo kwandika no kubwira abo bakunda ubutsindagire cyangwa se ikibatsi cy'urwo babakunda. Kuri ubu hamwe n'iterambere ry'imbuga nkoranyambaga, amasitati kuri za WhatsApp n'ahandi yiganjemo kwerurirana ko abantu bakundana, hakabamo itungurana rikabije, ukaba umunsi benshi bishimaho, ariko nanone bamwe bakavuga ko umubare w'abahamenekera imitima ushobora gukuba kabiri uwabishima. Imibare igaragaza ko hari amamiliyoni menshi y'ibirundo by'indabyo bitangwa nk'impano kuri uyu munsi wa Saint Valentin ku isi. Shokora zisa n'iziza imbere mu gutangwa cyane nk'impano, kuko hejuru ya 47% by'abakira impano haba harimo shokora. Indabyo nazo zitangwa ku rugero rwa 34%, n'imirimbo ya kigore, amabiju ku rugero rwa 17%, nka bimwe mu bitangwa cyane nk'impano kuri Saint Valentin. Ariko reka turebere hamwe imibare itangaje igaragaza ibibera kuri uyu munsi wa Saint Valentin, cyane cyane twibanda ku mpano zitangwa. Miliyoni 180. Uyu ni umubare w'amakarita aya yandikwaho ubutumwa, carte postale, bugenewe abakunzi, atangwa kuri Saint Valentin cyangwa se mu minsi yegereye uyu munsi wa Saint Valentin buri mwaka. 73%. Iri ni ijanisha ry'abagabo bivugwa ko ari bo bagurira abakunzi babo indabyo, mu gihe abagore n'abakobwa bo bakunze kugura amakarita ku rugero rwa 85%, akenshi agatangwa aherekeje za shokora cyangwa se isangira rya babiri, dîner à deux cyangwa se dîner tête à tête. Nubwo muri ibi bihe bitoroshye ku isi kubera COVID-19, parfait ndetse na za jeux video nazo ngo ziri mu mpano zikunzwe gutangwa cyane cyane n'abagore baziha abakunzi babo b'abagabo cyangwa se inkumi ku basore babatereta. Abagabo bo bakunze guhitamo agapfunyika ka shokora, umubavu cyangwa se isangira rya babiri, ya dîner à deux iri romantique ahantu hihariye, kandi bagasangira icupa cyane cyane rya champagne nubwo hari abakunda umuvinyo. Iyi mibare ngo igaragaza ko urugero rwo kuba romantique ku bagabo ku isi hirya no hino rugenda rwiyongera ugereranyije no mu myaka yashize. Miliyoni 198. Uyu ni umubare w'amaroza byagaragaye ko muri uyu mwaka yasaruwe ku isi mu kwitegura Saint Valentin gusa, akaba agera kuri miliyoni 198. Abafaransa bonyine bagurishije amaroza miliyoni 600 mu mwaka ushize, kandi ngo amenshi muri yo yaguriwe gutangwa mu minsi mikuru ifite aho ihuriye n'urukundo, harimo n'uyu munsi wa Saint Valentin. 25%. Iri ryo ni ijanisha ngo ry'abantu bavuga ko nta mpano baba bakeneye kuri Saint Valentin. Burya ngo abavuga bene ibi ngo nta kintu nshaka kuri Saint Valentin, 25% by'aba bivuga baba babikuye ku mutima, mu gihe abandi bo baba babyivugishwa gusa bitewe n'impamvu utapfa kumenya neza. Ku isi burya abantu baratandukana, bamwe bavuga ko badakeneye impano, mu gihe hari abandi bo baba bifuza izo mpano ku buryo bukabije, kugeza nubwo nko muri Amerika umugore umwe cyangwa se umukobwa umwe muri 7 ashobora kwiyoherereza indabyo we ubwe kuri Saint Valentin kugira ngo nawe ajye mu mubare w'abahawe impano nubwo we aba yayihaye.
Kwizihiza no gutanga impano kuri Saint Valentin byagaragaye ko mu isi byitabirwa cyane n'abantu bari munsi y'imyaka 35. Ubundi mu gihe bizwi ko akenshi abantu bakuru aribo baba bakize kuko imyaka yiyongera bijyana no kwibyimba kw'ikofi n'ubushobozi bwo kugura ibintu byo bita purchasing power. Ariko ngo usanga abantu bari munsi y'imyaka 35 aribo bashobora kwikura amafaranga bakagira ibyo bagurira abavalante babo cyangwa se abakunzi babo. Abo ngo bashobora kugura ibintu biruta ibyo abarengeje imyaka 35 bagurira abakunzi babo, bikabiruta ku rugero rwo hejuru ya 50%. Ngo birasa naho uko abantu bagenda bakura urugero rwo kuba romantike kuri bo rugenda rugabanyuka. Uru ni urugero cyangwa se ijanisha ry'imibare yo mu Bwongereza igaragaza ko 22% by'abongerezakazi ngo bafata Saint Valentin nk'umunsi ukwiriye unoze mbese wa nyawo wo kuba abakunzi babo babasaba ko bazabana proposal. Nubwo ari uko bimeze ariko gusanga 14% byonyine by'abongereza babyemera, ndetse ngo umubare ujya kungana utyo koko usanga ari w'abantu basabwa n'abakunzi babo ko babana kuri Saint Valentin. Nyuma y'iyo mibare igera kuri 7 ishobora kugaragaza isura cyangwa se ishusho ya Saint Valentin ku isi yose muri rusange, mu nkundire noneho tugaruke ku mavu n'amavuko ya Saint Valentin na bimwe mu bitavugwaho rumwe byerekeye uyu munsi n'amateka yawo ku isi. Amateka ya Saint Valentin ahuzwa n'umupadiri wasezeranyaga ngo abasore n'inkumi rwihishwa kuko bitari byemewe mu bwami bwa Roma ahagana mu kinyejana cya 3 ku ngoma y'umwami w'abami Claude wa kabiri cyangwa se Claude le Cruel, bivuze Claude w'umugome, wanaje kwica Valentin amuciye umutwe, ashyirwa mu mubare w'abahowe Imana. Bikaba byarabaye nabyo mu kinyejana cya 3 ku itariki nk'ingiyi ya 14 Gashyantare. Uwo munsi gufatwa nk'uw'abakundana bahereye kuri icyo gikorwa cya mutagatifu Valentin washyigikiraga abakundana, ariko usanga ibi bitavugwaho rumwe ku buryo hagaragara indimi nyinshi zidahuriza ku nkuru imwe. Ubusanzwe Kiliziya Gatolika ihimbaza ba Valentin batatu. Abo ni mutagatifu Valentin w'i Roma, umupadiri wahowe Imana mu kinyejana cya 3. Valentin w'i Terni akaba yari umwepiskopi wahowe Imana nawe mu kinyejana cya 3, ndetse hakaza n'undi mutagatifu Valentin akaba nawe yarahowe Imana mu bice bya Afurika ya ruguru, ariko amateka ye akaba ataramenyekanye cyane. Mutagatifu Valentin uvugwa ahangaha ni Valentin w'i Roma. Bamuvugaho byinshi, by'umwihariko inkuru yahimbwe nyuma bakayitirira uyu mutagatifu witwa Valentin kubera ko ngo ahimbazwa ku munsi wa 14 z'ukwezi kwa kabiri, umunsi abapagani ngo basingizaga ikigirwamana cy'uburumbuke cyitwaga Lupercus, umunsi waberagamo n'ibirori biganisha ku gusezeranya abasore n'inkumi babaga baje muri ibyo birori. Kera umunsi wa hagati mu kwezi kwa Gashyantare wafatwaga nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera Antiquité. Mu Bagereki ku kwezi kwa kabiri kwari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'imana zabo zikomeye Zeus cyangwa se Zeus na Hera umugore we. Mu Baromani tariki ya 14 Gashyantare wabaga ari umunsi bizizagaho Lupercales, kikaba ikigirwamana cy'uburumbuke. Iki ngo bagituraga ibitambo bagakora n'umunsi mukuru ukomeye cyane nko nabimaze kubivuga. Inkuru bivugwa ko yahimbwe bakayitirira mutagatifu Valentin ivuga itya: bivugwa ko ku ngoma y'umwami Claude le Cruel cyangwa se Claude wa kabiri, ngo uyu mwami yabonye ko abasirikari bakundaga guhunga urugamba bagiye gusura ingo zabo, abandi bakajya gushaka abagore, dore ko bamaraga igihe kinini ku rugamba bakabona benda gusaza batabyaye bakajya kwishakira abagore. Uyu mwami ngo yari yarishoye mu ntambara zo guharanira ubuhangage no gukuza ubwami bw'Abaroma ku mpamvu abaturage bo batumvagaho inyungu. Birangira aciye n'iteka ko abasore bose babujijwe gushaka mu gihe intambara itari yakarangiye, kugira ngo bashyire umutima ku ntambara. Icyo gihe ngo nibwo Valentin wari umusaserdoti wavugwaga cyane i Roma yiyemeje kuzajya abashyingira rwihishwa, nubwo ngo ibi byaje kurangira bimenyekanye. Bamaze kubimenya ngo bahise bamufunga ku itegeko ry'umwami, bamukatira igihano cy'urupfu. Ngo ari mu munyururu muri gereza, urubyiruko rwakundaga kumusura, by'umwihariko bamwe mu bo yasezeranyije bazaga kumuhumuriza,
abandi ngo bazaga gusezerana n'ubundi muri gereza mu buryo bwa rwihishwa. Cyakora ngo hari umukobwa wari ufite se wari ukuriye ubwo buroko wakunze cyane Valentin, ndetse ngo bagiranye umubano wihariye ku buryo umunsi yapfuye ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka utavugwaho rumwe, ngo Valentin yandikiye ibaruwa uyu mukobwa, hepfo arangiza asinya agira ati mu rukundo rwa Valentin wawe, cyangwa se ngo biturutse kuri Valentin wawe. Iyo nteruro ni isa naho yatumye abantu no kuri ubu ngubu basimbuza izina Valentin umukunzi w'umuntu, ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati Valentin wanjye n'uyu n'uyu, bivuze ko ari we mukunzi we wakadasohoka. Amateka ashobora kuvugwa nk'aya nyayo ya mutagatifu Valentin uzwi ku munsi w'abakundana nuko ngo mu kinyejana cya gatatu kijya kurangira mu mwaka wa 300 ngo itotezwa rya kiliziya ryari rikaze cyane. Valentin wari umusaserdoti w'i Roma arafatwa kuko yigishaga cyane inyigisho za kiliziya, ndetse akibanda cyane ku rukundo rw'umwami Yesu, ashishikariza abantu guhinduka bakava ku mana za kera n'ibindi bigirwamana abaromani basengaga ngo bahindukirire ubukirisitu. Umwami nyuma yo kumufungisha yamutumije iwe, agerageza kumutesha ubukirisitu, ariko undi abukomeraho. Uyu yavugaga ati kubera iki udashaka kuba inshuti y'ubwami bw'abaroma? Kuki washimishwa no kuba inshuti y'abanzi bacu? Valentin ngo yamusubizaga ko nawe ubwe aramutse amenye ingabire y'agatangaza Imana yahaye abantu binyuze mu bukirisitu, ngo nawe yakwemera akaba umwana wayo. Ati ntiwasubira gusenga ibyo bigirwamana by'amashusho ugira ngo urasenga. Umwami ati ngaho nyigisha Yesu nanjye nkunde nzajye mu ijuru. Nibyo byatumye Valentin amubwira ati cyambere no gusaba Imana imbabazi z'ibyaha byawe, kuzisaba Imana by'ukuri, kandi ukazisaba Imana y'ukuri itari ibyo bigirwamana byawe. Icya kabiri ni ukwemera Yesu Kristo n'inyigisho ze. Icya gatatu ni ukwigishwa ukanabatizwa. Umwami izo nyigisho zamugiyemo koko, ariko atarabatizwa atangira kumvikana mu bwami bwe abwira abatware n'abandi bantu bakomeye ko Valentin ari umuntu wo kumvwa. Umwami ariko yaje gutinya ko ingabo ze n'abakuru bandi b'abaromani kimwe n'abandi baguverineri b'intara z'abaroma hirya no hino batangiye kumwandikira bamusaba kwitondera ibyo mugabo, kuko bo bari batsimbaraye ku myemerere y'abakurambere babo, bityo n'umwami atinya kwiteranya nabo kuko byashoboraga gutuma abura ingoma ye. Valentin yanashinjwaga gutuka imana z'abaroma nka Jupiter na Mercure n'izindi, kuko yavugaga ko ngo ari amanjwe kandi ko zivugwaho kwibera mu irari ryishimisha mubiri gusa. Ibi rero byarakaje benshi mu bakomeye muri Roma. Umwami abonye ko gushyigikira cyangwa se kwemera inyigisho za Valentin byamuteranya n'abaturage be n'abasirikare be, ashyikiriza Valentin prefe wa Roma, nawe amuha umucamanza we mukuru ngo mujyane kumuburanisha. Nijoro uwo mucamanza witwaga Asterius yinjiye mu buroko mu kazu Valentin yarafungiwemo, aramwegera aramubwira ati ko numvise uri umuhanga mu busanzwe, ni gute wemera ubwo busazi n'amanjwe by'ubukirisitu? Undi aramusubiza ati si ubusazi, ahubwo Yesu koko ni urumuri rumurikira abari mu mwijima w'isi bose. Niko kumubwira ati nuramuka ushoboye guhumura umukobwa wanjye umaze imyaka 2 yarahumye, nzemera untegeke icyo uzashaka ko nkora ngikore. Umwana baramumuzaniye maze Valentin amurambika ibiganza ku maso, asenga asaba Yesu Kristo kumukiza, kandi koko biba bityo. Asterius n'umukobwa we Varini yakijije bahise bemera barabatizwa, ndetse nabo mu muryango we bose bageraga kuri 46. Babarirwaga hamwe n'abagaragu babo n'inshuti zimwe, bose hamwe bakaba 144 bemeye kubatizwa. Umwami amenye ibyo yahise ategeka ko abo bose babafata, ndetse babicira umunsi umwe wari kuri 14 Gashyantare mu mwaka wa 300. Cyakora hari inyandiko zivuga ko bamwe bavuga ko icyo gihe ari nabwo Saint Valentin nawe yaciwe umutwe. Gusa hari izindi nyandiko zivuga ko Valentin we yaje gukomeza gutotezwa. Valentin we yabanje gukomeza gutotezwa, asabwa guhakana Imana na Yesu, ishingiro ry'ubukristo, ariko ngo yaratsimbarara.
Andi mateka avuga ko uyu munsi ufite inkomoko kuri Roma ya kera, ku munsi wizihizwaga tariki ya 15 Gashyantare abitwaga aba Lupercales ngo bizihizaga umunsi w'uburumbuke bwa Fauna Lupercus, imana y'uburumbuke, abashumba n'amashyo. Ni umunsi ngo wizihizwaga mu mpera z'umwaka kuko ngo watangiraga tariki ya 1 Werurwe. Uwo munsi ngo abapagani bawizihizaga mu byiciro bitatu. Abapadiri cyangwa se abahereza bitambo b'icyo gihe bafataga ikimasa bakakijyana kucyereza mu buvumo bwa Lupercal, ngari buherereye ku musozi wa Parate, umwe mu misozi 7 ikikije umujyi wa Roma, aho bivugwa ko ngo ikirura cyonkereje Romulus washinze umujyi wa Roma n'umuvandimwe we Remus. Icyo gihe ngo bafataga amaraso y'icyo kimasa bakasiga urubyiruko ruturuka mu miryango ikomeye bakabyita gusukura abashumba. Hakurikiragaho umuhango wo kwambara impu z'iryo tungo babaga babaze. Abapadiri cyangwa se abahereza bitambo n'urubyiruko bamaraga kuzambara bakazenguruka umujyi bakubita abantu basanze mu nzira bakoresheje uduce bakase kuri izo mpu z'ibyo bimasa. Abagore bo ngo icyo gihe babaga bizeye ko ngo bazasama kandi ko bazabyara nta bundi bubabare babanje kumva. Iyo mihango yasozwaga no guhura kwa rwa rubyiruko rugakora ubufindo ku mugoroba bagatomborana, abahungu n'abakobwa bagahura gutyo ndetse bakabashyingiranwa. Bamwe baranakabya bakavuga ko mu mico y'Abaroma icyo gihe bahitaga bakora ibyo bita gukora urukundo. Kuba Mutagatifu Valentin ngo yaraciwe umutwe ku ya 14 Gashyantare muri 264 nk'uko bamwe babivuga, nubwo abandi bavuga ko ari mu mwaka wa 300 wuzuye. Bishobora kuba ngo ari byo byaje guhuzwa n'iyo nkuru yavugwagaho zo gushyigikira urukundo no gusezeranya abantu mu ibanga, bigahuzwa n'iyo minsi mikuru ya kera ya gipagani, nk'uko na za Noheli nazo zaje gusimbura iminsi mikuru yo kuramya zimwe mu mana za kera, iminsi mikuru ya gipagani. Ngo kuko havutse Mutagatifu Valentine n'umunsi we wo kuzirikana ku bakundana. Njye nitwa Trésor Pierre Chanel, bifurije urukundo ruzira uburyarya.